ababaye babugira ngo nabo hanze nabari mu rusengero binjiye nk'ibiru. Ese nyakubahwa Nowa mukozi w'Imana pastor n'abantu bateterurira kamera n'ubufasha bakajya kudusurira madamu Tewahari bakatuzanira inkuru yuzuye. Arega hari ikintu ngira ngo kuki umugabo ari uri kuza kurira abantu badatera intambwe imwe abo banita Pendo n'abandi ba Pastor Minyoni batsa amamodoka bagitwaza n'abandi bajye kureba nde umugore wa Theogene. Reka mbanze nkubwire yego Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo mwene abangaba ngo bahindurira umupfakazi umwe ngo kugira ngo ajye Gihenomu. Ntago bahindurira umuntu kugira ngo ajye mu ijuru ngo kuko iyaba yajyaga mu ijuru ngo abantu barushijeho gushimira Imana. Yego urumva rero ndagira ngo nkubwire ngo gukora ni kimwe no kudakora ni iki. Yego wari uzi ko ururimi rwubaka itaje rukayitaha ariko utari wayubaka cyane. Abo rero nibo hari n'abagiye batubeshya amazu ko bayafite kandi nayo barubaka ari kugira ngo batwire. Rero n'uyu munsi rero niko bikiri ariko icyo dusabwa ni iki kibazo cyatewe n'abakunzi ba madamu Theogene ndetse na Theogene. Ni iki kintu wababwira nk'umupastor nubwo bamwe ari kwitakana ngo bamwe bapatse nibagaze umushingano? Nge icyo navuga aha ngaha buri muntu wese yirinde mu rwe ruhande. Yego buri muntu wese akore agamijwe kugira ngo afashwe n'Imana ntakora agira ngo abantu bamubone kuko uyu munsi niba hari ikintu gisenyise ni ugukora abantu kugira ngo bababone. Ese Nowa kuki abantu bari Prophet Samson. amahoro y'Imana bene data cyo musaraba ngo ikazo wakoze subscribe kuri Nowa TV 1 kunda kungora yitwa TV 1 yitwa Nowa TV 1. hanyuma na Prophet Samson muri kumwe nanjye rero kuri mikoro mwumva ni Prophet Samson cyangwa se munaziri wa Mungu cyangwa mukozi w'Imana. hanyuma ndakwakiriye cyane wowe uri mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda ndetse ndavuga bari mu majyepfo amajyaruguru ndetse mu rugera bwaryo ndetse n'abantu bari mu bihugu bidukikije ndavuga Kongo, Tanzania, Kenya ndetse Burundi, Uganda, Tanzania n'ibindi bihugu byose bidukikije byo muri Aziya. tubahaye ikaze cyane kugira ngo tuze kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka nkubwire ngo nubwo uyu munsi utameze neza ko ejo byamera neza. hari kurira ko ararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu yameze neza kuko ari no umuntu ashaka kutamera neza ashaka kuba ariho ariko atari. ubwo ni ukubabara kwigahaye kiyisi. Nowa uretse gatoya umuntu yabaho ariko atariho ariko ariho kuko ntawe kandi ababaye nyine ni ikimenyetso cyerekana ko Imana ishobora byose. reka twakire utangire bwira abantu. Amen. aya mazina ni Munyaneza Nowa ndi umushumba afite umugore n'abana. Imana ibagirire neza kandi turashimira abantu bakomeje gukora subscribe banakora comment na share abadushima n'abadutuka ntacyo bidutwaye kuko umunezero ni uwa Data. Haleluya. rero Imana ibishimye. reka tuze kukwakira utangire udusengera. Amen. Rabeki uri Kristo aniwaye ni wowe Uwiteka ukiza abera. Ni wowe Uwiteka ukomeza abera. Ni wowe Uwiteka utengagura imisozi igatengagurika ahari inyanja hakaba ibibaya. niyo mpamvu tugushimiye. genda ukize Mana abarushye n'abaremerewe abacitse intege ubongerere imbaraga. ongera imbaraga kandi ukomeza abizera. izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze none n'iteka ryose. Amen. nakubuje gusenga ukanuye no gusenga ukanuye. Amen. nzareba kuko nzareba ikindi kandi ngira ngo nkubwire nuko njyewe mbifitiye ubutware. niba wumva utabifitiye ubutware buretse Pastor Nowa ntabwo numva nawe. niba Yesu yaravuze ngo mwipfukapfuke mwimiramize byanditse. buretse Yesu turabizi ko ajya gusenga yajya agafata akana akipfuka mu mutwe akavuga atagira ibindangaza
hatagira ibindangaza rwose agapfukaho. None uburamutse usenze ukanuye ukabona nka nyashi hano nko muri hoteli tunyuze hanyuzemo umuntu ufite nyashi, ntabwo wahita urangara. Barakubeshye burya umuntu ajya gusenga areba azi urwego arimo. Ubwo rero ugiye kuvuga ngo mujye musenga mukane batazabiba mu nsengero? Oya, si no mu rusengero. Buriya ndagira ngo nkubwire ngo iyo utiyigirira icyizere uhora witinya, kuko iravuga ngo ukomeye amere nk'udakomeye kandi udakomeye amere nk'ukomeye. Bivuga ngo rero muri uru rugendo tugomba kuzuzanya. Niba nsinzira ntacyo bintwaye, niba usinzira, niba ndeba ntacyo bigutwaye. Bivuga ngo twese nuko turi gusenga Imana, ahubwo niba tutari gusenga Imana nicyo kibazo. Maze iminsi nibaza bimwe mu bibazo bitandukanye benshi bari kugenda nawe bibaza. Kristo ajya ku musaraba yamennye amaraso, arabambunga turabambura. Nowa kuba Kristo yaramennye amaraso bikuye ko umukobwa ashobora gushaka bimugoye kubera imbaraga z'abarozi cyangwa se z'igisekuru cyakomoka, kandi amaraso yaramenwe. Urakoze. Icyo nakubwira ahangaha igihe urimo nicyo kigutegeka ububa. Yego. None rero igihe ugezemo nicyo kiguha guhagarara muri gapasite wumva ugomba guhagarara. Yego. Nimvuga gapasite ni iki? Ni uguhagarara mu butware bw'Imana. Yego. Cyangwa se ukaba uhagaze mu butware bw'abantu. Ibintu ni bibi. Cyangwa ugahagarara mu butware bwa Satani. Yego. Ariko icyo nifuriza abantu ni uko bahagarara mu butware bw'iki? Bw'Imana. Aha. Hanyuma narimbaje ntago nyumvise neza. Niba umuntu ari umukobwa kambwa ati umukobwa wenda ukereka nka Pastor Ronaldo abisikuru umuhanuzi uhanura ibintu bigasohora, ukabwira umukobwa kambwa ati senga, ndi kubona abarozi bahagurutse bari gushaka kudashaka cyangwa kudashyingirwa kuri wowe. Hanyuma umuntu agatabwa ati aya Yesu yamennye amaraso, ushaka nzashaka. Ibyo bintu bihuriye. Wameze nka wa wundi usenga isengesho ngo ntiyabyemera. Kandi mu isi byose ijya yemera kubitugera kandi kadukiza. Hari n'abasenga ngo Mana ngo nimba uri Imana ngo umugabo ngo utamumara butari. Nyine urumva baba ari abana. Urumva? Kuko Imana ikora uko ishaka kandi igena uko ishaka, ariko nawe ukigira uwo ugomba kubaho muri yo. Nowa turi mu bihe bya nyuma urabyemera cyane. Hanyuma aho kera wasengaga ndetse cyangwa pastor nkawe nk'umupasiteri, ndakubaza nk'umupasiteri, umuntu akavuga ati nge nemere gutanga icya 10 ndetse n'amaturo. Ese koko nubwo turi mu bihe bya nyuma abakirisitu bareke gutanga icya 10, bareke gutanga amaturo, bareke gushyigikira umurimo? Wa murimo myiza izabaherekeza iva he? Kandi bigaragara ko bamwe mu bashumba mwatsa abakirisitu amaturo mukagura amamodoka n'amavewe ariko bo nibatera imbere. Ariko nibangaye benshi, abo benshi rero njye wishyiramo sindimo. None se buretse gatoya, none se mu bakirisitu tuzi ko Dove Hotel yubatswe n'abakirisitu, urabyemera n'ubyemera? Wowe komeza. ADPR yubatswe n'abakirisitu, buri mukirisitu bamucaga 10,000 muririmbyi cyangwa mukirisitu muri rusange. Ariko uyu munsi wa none ari wo bamwe byaje kugaruka ku muntu uwiringiye Imana atewe bose babireba. Wabwirije ibitaramo mu Burasirazuba, mu Burundi, muri ADPR n'ahandi, kwa Baminyoni n'ahandi, biza kurangira avuze ko umugore ari mu marembera, ubuzima buri ahabi, bivuga ko ashobora kuba yabura ubuzima bitewe n'uko yabuze uburyo ki yafashwa, ndetse na bamwe mu madini n'amatorero. Ese kubera iki uyu munsi wa none tubona iyo tuzi yuko uwo murimo w'Imana wakozwe ndetse ukorerwa mu madini n'amatorero, ariko mwebwe abashumba mukita ariko nimwite ku nama? Ese ugira ngo bibaye none no mu gihe cya Yesu byari biri? Ushatse kuvuga iki? Wibuke ubwo yari ari kwa Simoni, ari kuganira nabo, uwo bita Mariya Magadalena wari umusambanyi mu rwego rwo hejuru. Yarahageze ngo agirire impuhwe Yesu, amuhanaguza, amumenaho amavuta, amuhanaguza imisatsi ye. Batangira kwijujuta ngo dore wa munyabyaha. Yego. Arangira ababwira ati nimutuze muceceke, uyakoze ibizamenyekana mu gihe cya none n'igihe kizaza. Bivuga ngo umurimo ni ngombwa, uwukora neza ni ngombwa, uwukora nabi ni ngombwa, kandi buri murimo wose uko uwukora niko uzawuhembera. Ariko mu kuwuhemba ntabwo imirimo ari ishyirwa imbere. Igishyirwa imbere ni ukubaha uwaremye imirimo.
bamwe mu nkuru iri kugenda ikoma benshi ndetse ikavugisha benshi n'uyu mugabo witwa Uwiringiyimana Theo Jeune, bigaragara ko yakoreye ADEPR cyangwa se agakora mu rwego rwo kubwiriza ubutumwa bwiza bazana abantu kuri Kristo Yesu, ariko nyine bikavugwa ko bamwe mu bantu biyita ko ari abakozi b'Imana bamwirengagije n'abashumba n'abapasitori. Hari icyo barakoze kuri we? Bon, urakoze. Nawe nk'umupasitori hari ikintu wigeze ukora kuri we? Reka tubanze turisome. Nakubwiye ngo siwe bibayeho bwa mbere, si nawe wa nyuma. Yesu azarenda agaruka abahemukirwa bagihari kandi n'abakiranutsi bahari n'abantu batitabwa. Urumva? Umva unyone se siko kutamenywa kandi wakagombye kumenywa. Rero hano ngo umugore wafashwe asambana kandi aba bamufashe hari abanyamategeko. Mbese ubundi no reka pastor reka nkubaza, ubundi uyu mugore ko bamufashe asambana wo wamusamanyije ko batamuzi, yari ari no muri aba bari bamujyanye ngo bamutera amabuye. None kubera iki bigaragara ko uyu mugore yitwaga indaya? Ubundi indaya irirarana cyangwa none se nyine wakabimenya. Iyi mpamvu ya mbere rero, ikibazo nuko iyo uri kwita umuntu indaya nawe ubwo buriyo. Ahubwo icyo dusabwa ni ukubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Umuntu yakwihana ukamusengera ukamugirira icyo bita iki impuhwe. Ntabwo ari abantu umunsi namuwe bagira impuhwe zabo ziba ku rurimi. Yesu iyo aza kuba ari umunyamatiku nkabo, ntabwo uyu mugore aba yarakize, aba yaramwishe. Ushatse kuvuga ko Theo Jeune bose babiri batigeze agirirwa impuhwe? Urumva? None se usibye nawe natwe ntazo twagiriwe. Hari abagiye bagaragaza, none se tubivemo, hari abagiye bagaragaza mu tuvidewo dutandukanye bamubwira ati Theo witubeshya amarira urira nayo ngona. Ibyo kutubwira kuri kurira umugore atararwara ubundi kare kose wari uriye. Ati ntiwigeze utanga keya cyangwa ngo wite kuri uyu mugore wawe, kubera ko tuzi abagore barenze bamwe baje kuri kamera barira bavuze induru bavuga ati Theo Jeune yaduteye amada n'ibindi. Ibyo byaravuzwe nawe urabizi. None uyu munsi wa none ndetse hari andi makuru avugwa namaze avugwa ko uyu Theo atabana nande n'umugore. Nge nta makuru avugwa, ahubwo ngo afite undi mugore w'umukire ashobora kubana nawe, ariko bikavugwa ko Theo ahubwo ari ibintu yateguye avuga ati reka nshaka amafaranga cyangwa se ndebe yuko nagira icyo mbona mu bakunzi banjye cyangwa mu bantu bose bankunda. Aho twabonye ku televiziyo atandukanye, ku macama atandukanye, uwitwa umunyamakuru wa Isimbi TV yamuvugiye, uwo tubona ndetse Banita Pendo na Baskovia n'abandi bagiye bamuvugira. Ese koko twibwira tubaza abantu turebe ko n'abitwa Prophet Noel bagiye bamuvuga ati tureke kwita ku mafuti ya Theo, ahubwo tumufashe mu gihe akenewe. Ese koko Theo nabari munsi ye banarize ndetse nabo bafite ibibazo birenze bye batatabara? Uriya rero ngiye kukubwira ngo umudiho umuntu abyina ungana nuko angana. Yego. Urumva? Ikindi ndagira ngo mubwire ngo narire wenda afite abari kuririra. Imana inamufasha. Urumva? Kandi Imana inamufasha. Bamwumva. Urumva? Ariko icyo nakubwira biravuga ngo barushaho kubabara. Ababaye babugira ngo nabo hanze, nabari mu rusengero binjiye nk'ibiru. Ese nyakubahwa Nowa mukozi w'Imana pastor, n'abantu bateterurira kamera n'ubufasha bakajya kudusurira madamu Theo ahari bakatuzanira inkuru yuzuye. Arega hari ikintu ngira ngo kuki umugabo ari uri kuza kurira abantu badatera intambwe imwe abo Banita Pendo n'abandi ba Pastor Mignoni batsa amamodoka bagitwaza n'abandi bajye kureba nde umugore wa Theo Jeune. Reka mbanze nkubwire. Yego. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo mwene abangaba ngo bahindurira umupfakazi umwe ngo kugira ngo ajye Gihenomu. Ntago bahindurira umuntu kugira ngo ajye mu ijuru, ngo kuko iyaba yajyaga mu ijuru ngo abantu barushijeho gushimira Imana. Yego. Urumva? Rero ndagira ngo nkubwire ngo gukora ni kimwe no kudakora ni iki. Yego. Wari uzi ko ururimi rwubaka itaje rukayitaha ariko utari wayubaka cyane. Abo rero nibo n'abagiye batubeshya amazu ko bayafite kandi nayo barubaka ari kugira ngo batwire. Rero n'uyu munsi rero niko bikiri.
ariko icyo dusabwa ni kimwe. Iki kibazo cyatewe n'abakunzi ba madamu Theogene ndetse na Theogene, ni iki kintu wababwira nk'umupasitori nubwo bamwe ari kwitakana ngo bamwe abapasiteri bahagaze mu nshingano? Nge icyo navuga aha ngaha, buri muntu wese yirinde mu rwe ruhande. Yego. Buri muntu wese akore agamijwe kugira ngo afashwe n'Imana, ntakora agira ngo abantu bamubone, kuko uyu munsi niba hari ikintu gisenyise ni ugukora abantu kugira ngo bababone. Ese Nowa, kuki abantu bari gutanga 1,000 cyangwa 5 cyangwa 2 bahaboze umuntu umuha impyiko? None se impyiko reka menya ko ari inyama ikomeye. None oya buretse gatoya. None nanjye ndagusabye nk'umupasitori, ndagusabye nk'umupasiteri wamuha impyiko. Oya impyiko z'umumaro wawe. None umwe n'umuhano buretse gatoya. Umumaro wawe ndayizi. None ngaho genda umuhi yawe rero wisabi utanga. Jewe ndamusabye, jewe ndi kumusabira. Sibyo oya. Jewe ndi kumusabira. Umuntu nanjye ndi. Ntabwo ndi pastor. None se ntabwo ndi pastor. Jewe ngusabye impyiko nka pastor. Oya. Tewo kuri pastor wamuhaye impyiko kari umuririmbyi wakoreye Imana mu rusengero zanjye. Impyiko yanjye yihuraniye. Ubizi ute ko bataragupima yato niyo basanze dahura niyo umugore? Rero ndagira ngo nkubwire kandi impyiko yanjye nge ndakuze ntiyanakwemera. Reka nk'iyanyu mwebwe mu kirabo. Aya baratse gato. Bakunze bakunze ba televiziyo Nowa wanu mumbabarire, ba TV Nowa mumbabarire, ba Prophet Samson ngo Nowa arashaje kugeza ku rwego impyiko ya pasiteri Nowa ntabwo nge bayemera, nta n'umuvuduko ifite nk'iy'abasore. N'abandi niko bameze. N'abandi hari nabo nabonye mu biganiro ngo ntabwo nge namuha impyiko nayihabaga umugabo wanjye, ariko nawe dusanze utapfa kuyitanga no kuri pasiteri. Reka nkubwire, sibyo? Hari ibintu buriya ngiye kukubwira no mu buzima utakinisha, sibyo? Ibintu utatanga utakinisha. Kirazira kikaziririzwa gutanga inyama y'umubiri wawe Imana itabikubwiye. Subira muri iryo jambo. Kirazira kikaziririzwa. Ako kantu ndagakata gato. Banza wumve. Ako kantu ndagakata nkwerereje to bose babireba. Tewo ni inshuti yanjye. Urumva? Nubwo njye atanze atananyibuka, ariko njye namwibutse. Njye no mu rugo yaranahageze. Urumva? Yego. Bivuga ngo rero ahubwo abantu dukunda cyane kurira ku munsi w'amakuba n'ibyago, ariko umunsi w'ibyishimo ntabwo tumenya umubabaro. Ari nayo mpamvu Yesu yavuze ngo hahirwa uzihanganira ibimugerageza, cyangwa se hahirwa uwihanganira ibimurushya. Ni Yakobo wabivuze ngo kuko namara kugeragezwa aribwo azahabwa iki? Ikamba. Urumva? Nibwo azahabwa iki? Ikamba. Urumva? Rero ndagira ngo mubwire ngo nuko bimeze. Ijambo wadusomera dusoza ikiganiro. Ijambo nkabasomera riravuga ngo ni hano muri Yohana wa mbere, Yohana urwandiko ubutumwa bwiza bwa Yohana 8 ko yabwanditse abibwirijwe na Yesu Kristo. Hari ijambo rivuga ngo 12 riravuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba ufite umucyo w'ubugingo. Ukurikira Yesu, ibyago n'umunezero byose abituzaniramo iki? Amahoro. Kandi abituzaniramo iki? Urukundo. Kandi arutuzaniramo iki? Ibyishimo. Niyo mpamvu kuba Yesu bagukubita areba
atababara kuko azi kuragera ikirenge mu cye. Niyo mpamvu Yesu kuba bakuzana wasambanye utari wava mu mwuka adashobora kugwamo. Urumva? Rero ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, Imana ibane nawe kandi kugirire neza. Yego. Nyakubahwa mushumba, mukozi w'Imana isumba byose, hanyuma reka nkubaze ku ngingo zigeze muri 3 zonyine twanzura. Niki wabwira urubyiruko, niki wabwira abagabo bagenzi bawe bakuri mu zabukuru, niki wabwira ababyeyi n'abakobwa? Urakoze cyane. Buriya abagabo navuga ngo igitsina hungu cyose kuva ku wavutse uwo munsi kuzagera ku musaza n'abahungu, sibyo? N'igitsina gore kuva ku wavutse uyu munsi ukagera ku mukecuru utakibasha gusora ururimi burya n'abagore. Urumva? Gusa ikibazo dufite bitewe n'utuntu abantu bihaye tw'udusirino ariko turi kugenda tubakoraho. Nababwira ngo buri muntu wese yite ku iherezo rye, aho kwita ku nyungu z'iby'isi ashaka. Simvuze ngo ntabikore, ariko abikore mu rukundo rw'Imana no mu rukundo rwo gukunda Imana. Niyabigenza gutyo ntazagirwaho n'iki? N'urubanza. Ariko natabigenza gutyo aba yagiweho n'iki? N'urubanza. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ni igihe cyo kuba maso, buri wese akirinda. Bibiri kavuga ngo umunyantege nke arebere ku munyembaraga, kandi umunyembaraga afashe umunyantege nke. Ikibazo dufite rero n'uyu munsi bagomeje kwicamo kabiri, ngo abakire ngo nibo bazajya hehe? Ngo mu ijuru. Ariko sibyo. Ngo abakene ngo ntibazajya mu ijuru kuko biganyira. Ubwo Yesu kuko yari yavukiye ari mu kiraro cy'inka, harimo amase, harimo n'imikwikwi, harimo n'iki, ubwo nawe ntabwo yari kujya mu ijuru. Ariko niwe tere y'igisubizo cy'ibibazo by'uyu munsi turimo. Umwizera ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho, kandi umwizera naho yaba yarapfuye muri ubu buzima ngo akamugarukira amazi y'ubugingo azongera atembe hehe? Mu mutima we. Imana ibagirire neza. Nicyo navuga. Mushumba, nagira ngo dutahe neza nomero umuntu wifuza kuvugana nawe cyangwa se inama wamugira n'ibindi, hanyuma abashe kukuvugisha. Ni 07 8 8 50 4014. Ni 07 8 8 50 4014. Rero Imana ibagirire neza. Ndagusabye Imana iguhe umugisha, kandi n'ukuri komeze kwagure, utwemerere nitwongera kugukenera uzagaruka ubwiriza. Zaboneka rwose ndaho. Yego, kandi data akomeze kuguhereza iki. Amen. Reka dusenge. Yego. Mana nyiribihe, ubera hose icyarimwe, umujyanama kandi umurengezi mwiza. Haleluya. Uzi byose. Ni wowe wahiriye Yobu kurusha ubwa mbere. Natwe duhire mu gihe gisa cya none, kugira ngo uduhe kwambara imbaraga, uturinde ibitugerageza, uturinde ibiduhiga n'ibiturwanya. Intambara ni nyinshi, ariko ushimwe kuko ari wowe utuneshereza. Uneshereza abagabo, abagore, abasore, abakobwa, ukiza abarwayi, ukiza imfubyi n'abapfakazi. Buri wese kandi Mwami umwongerera imbaraga. Mwuka wera naganze ubwami bwawe bwamamare none n'iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen.